inzira y'ukuri n'ukwizera uwabambwe ari we Kristo. Niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Nukuri nderetswe mbona ibicu birahigamiye n'ibindi bintu birahigamira, mbona amarira arazamutse, hamanutse abagabo batatu bari barebare mu maso yabo, narindi kureba amaso yanjye akamenagurika, bambaye imyenda ntarabona, amaguru yabo arafunze, baraje bakandagiye imbere yawe, mbona isi iratigise, bahise bafata bya biganza, urwego rwose uriho urwo uzageraho nta rwego wageraho ku buryo utakenera Imana. Urwego rwose uriho urwo uzageraho nta rwego wageraho ku buryo utakenera Imana. Inde muri benshi azi izina ryawe, ntabwo Yesu akangwa n'umubare wabo muri kumwe, azi izina ryawe. Kabiri, arazirikana imirimo myiza ukora, wowe ugira ngo birangiriye aho, ariko Yesu arabizirikana. Kwa kundi usirimba hano, kwa kundi utanga icacumi, kwa kundi wiyiriza ubusa, Yesu arabizirikana. Imfubyi ufasha, Yesu arazizirikana. Haleluya. Irabanza kugira ngo ikibazo kigaragare n'abantu bose babibone, igutabara ubona bagufasha gushima. Niba hari ikintu kiryoha ni ukubyinana intsinzi n'umwanzi. Aba bantu ko batanyumvise, niba hari ikintu kiryoha ni ukubyinana intsinzi n'umwanzi. Abantu bizeye ko bazabyinana intsinzi n'umwanzi ari bo gusa bahaguruka batere haleluya. Iyo uzakenera Imana uba inshuti nayo mbere. Kambisubiremo, iyo uzakenera Imana uba inshuti nayo mbere. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashimira Yesu, ni umugabo mwiza, atandukanye n'abantu. Uyu Yesu ntabwo agira inzika, ahubwo arazirikana. Uyu Yesu ntabwo arobanura ku butoni, ariko kandi aratonesha. Muranyumvise? Uyu Yesu iyo muhuye amateka arahinduka. Aho atandukaniye n'abantu, umuntu murahura mugatandukana aguteye igikomere, ariko Yesu iyo muhuye ufite igikomere, igikomere aragifata akagikuraho akakubera icomoro. Uyu Yesu niwe wenyine wemeye kwishiraho indushi. Tumenyereye ko abantu bakunda ufite, umuntu akaguha inka ateganya ko nawe uzamuhindi, ariko Yesu, uvuge ngo amen, niwe wenyine wavuze ngo nzi ko abantu bishiraho abakire bagenzi babo bagakunda abantu bitewe nuko babasanze, ariko ngiye gushiraho itangazo. Ashiraho itangazo avuga ngo yemwe abarushe, babandi baremerewe, babuze ubaruhura,
mwese ni munsange. Haleluya. Ndabaru n'umugabo mwiza. Uyu mugabo witwa Yesu, imirimo n'ibitangaza yakoze ni myinshi tutavuga ngo turangize, ariko muri byinshi yakoze munyemerere tuvugeho biki. Muvuge ngo amen. Ahangaha dusomye ni Betaniya. Abahanga bavuga ko i Betaniya ari bugufi bw'i Yerusalemu. Mu yandi magambo, i Betaniya ni igiturage kiri hafi y'umugi witwa Yerusalemu. Yesu rero yaje n'abigishwa be baje mu ivugabutumwa, akomeza gukora imirimo n'ibitangaza nk'uko bisanzwe. Abayuda bamugiriye ishyari, babonye ukuntu abantu benshi bari kumutega amatwi, birangira ngo batoraguye amabuye ndetse bashaka no kuyamutera. Aho abayuda bari gutoragura amabuye ngo batere Yesu, hari uwitwa Mariya, hari uwitwa Marita na musaza wabo witwa Lazaro. Mariya rero yari afite amakuru afatika kuri Yesu. Muribuka ko Mariya ari umwe mu basutseho Yesu amavuta, yarangiza akamuhanaguza n'imisatsi. Kubera abantu bari bazi amateka ya Mariya, hari abantu batuzi ejo hashize, ariko none n'ejo hazaza Imana arahabahisha. Ngo bamurebeye mu byo bari bamuziho bashaka kumusubiza inyuma, ariko Yesu aravuga ngo hoya, mwimusubiza inyuma. Mariya ngo azirikana ko Yesu ari we wenyine ugirira impuhwe uwo batagiriye impuhwe. Ibyo bimuba ku mutima. Muri iri teraniro rero, abonye Abayuda bari gutera Yesu amabuye, aravuga ati yo, iyabaye bari bamuzi neza ntibahangara gutoragura amabuye. Yegera Marita aravuga ati uyu niwe wampaye agaciro bari barakanyambuye. Isi yari yaranyambitse ubusa, uyu niwe wanyambitse. Abwira Marita ngo twebwe ntabwo twamutakaza, tugize amahirwe tumubonye mu iteraniro, byaba byiza tumutahanye iwacu mu rugo. Aha bari kumuterera amabuye ntabwo wamwumva neza kuko hari akavuyo, ariko tumuhendahenze akatwemerera tukamutahana mu rugo. Uyu niwe gisubizo cy'ibibazo umuntu afite. Uyu niwo muti womara abakomeretse atabanje kubabaza ababakomerekeje. Lazaro abyumva vuba, aravuga ati numvise ko ari ufashe imfubyi abandi barazijugunye, uwamutahana mu rugo aho ababyeyi bacumbikiye. Uyu Yesu yaharenza akatugeza n'ahandi, ngo baramuhendahenda. Kwifurije guhendahenda Yesu. Haleluya. Ni umugabo wemera guhendahendwa, atakubajije amashuri, atakubajije kavukire. Ntabwo yakubaza ngo harya iwanyu muri bangahe. Atuzi kuruta uko abantu batuvuga. Arangije ngo aremera, arabwira ati rero nubwo ngiye kuza iwanyu, sindi ngiye nyine, ndi kumwe n'abigishwa. Ubu so twese muratujyana mu rugo? Ba Marita bati si ubwo koko wahoze utubwira ko ari wowe mutsima,
ubu muntu yagusonzanya. Vuze ikinyaruhengerera. Ubu muntu yasonza muri kumwe. Kamvuga ikinyakigali. Marita ati njyewe nzi neza ko wavuze ko ari wowe mazi amara inyota. Nta nyota yaduhangara turi kumwe. Lazaro ati njyewe uko wagiye ubwiriza inyigisho yawe yagiye iza isenya izindi nyigisho mbi nari naramaze kwakira, namaze kumenya ko utandukanye n'abandi. Mu bagutera amabuye twebwe ntabwo turimo, abari kugutera amabuye ni abareba kubiboneka, kandi twe amakuru dufite nuko ufite n'ibitaboneka. Ndafashijwe. Lazaro avuga ngo turabizi neza wowe ufite ibyanone ukagira n'iby'ejo hazaza. Kugusiga mu iteraniro ni igihombo, inyungu ni ukukugendana. Haleluya. Yesu ngo arabemerera, baragenda bagerana iwabo. Ba Marita bakira Yesu, ibyo bakoze byose Yesu akabizirikana. Ni umugabo mwiza, umuntu wamukorera byiza bigasigaraho. Ariko icyiza cya Yesu icyo umukore twijolem arakizirikana. Mureke mbabwire, ibyo twebwe dukorera Imana bizasigaraho. Iby'Imana idukorera bizasigara. Aya mamodoka, izi nzu nziza, imyenda myiza, iby'Imana idukorera byose bizasigara. Ariko twebwe ibyo dukorera Imana, muvuge ngo amen. Twebwe ibyo dukorera Imana tuzajyana nabyo. Muranyumvise? Iyi Mana irazirikana ikintu cyose iracyandika. Niba mwisi abana b'abantu tugira agenda, Imana ifite agenda iruta izo mwisi. Muvuge ngo amen. Yesu ibyo bakoze byose akabyandika, akabizirikana. Abaturanyi batarika abantu bose mwacumbikiye muzabagaburira iki? Ba Marita bati icyo tuzi nuko uyu mugabo utamusonzanya. Wasonzanya abandi amafaranga yatagaciro, ariko uyu mugabo dufite mu rugo ntabwo atagaciro. Uko yararejo n'uyu munsi ni kwari, kandi turamuzi uyu nguyu yaje muri misiyo. Haleluya. Ibyo bakoze byose Yesu akabizirikana. Aho bamuraje amazi akarabye, ibyo bamukoreye, ibyo bakoreye abigishwa, Yesu arabizirikana. Ahita yibuka ukuntu Abayuda bamuteye amabuye, ahita yibuka ukuntu bateshe agaciro ibyo yarari kuvuga. Ariko yibuka ko Mariya, Marita na Lazaro bo babihaye agaciro. Avuga ngo utabagira inshuti yaba atareba kure. Hanyuma Yesu kuko umurimo wari ukomeje, ntabwo wari urarangirira kwa ba Marita gusa, yibuka ko akwiye gusubira i Yerusalemu. Abwira abigishwa ati dusubire i Yerusalemu. Ariko Yesu yibuka ko i Betaniya abatamuzi neza bamutesheje agaciro, ariko abamuzi neza bamuhaye agaciro. Aravuga ngo nkwiye gukora ikintu i Betaniya kigatuma abantu bose n'abataranyemeye
bakemera ko nshoboye, abantesheje agaciro bakamenya ko abampaye agaciro nanjye mbahesha agaciro. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Avuga ngo nkwiye gushaka icubahiro i Betaniya. Mureke mbabwire, uyu Yesu mbabwira ni umugabo uzi kwishakira icubahiro. Nubwo abantu batakimuha, we ashoboye kucishakira. Arangije akora akantu gakomeye, atunga telekomande kuri Lazaro. Lazaro Yesu abashizemo kode, arigendera. Amaze kuhava, Lazaro atangira gutaka. Bashiki be bati kutatatse Yesu ari hano. Lazaro atariko namwe mwe kuja murabaza ibyo muzi nka mwarimu. Ubu narinda ataka, udukiza gutaka turi kumwe. Bati kutarwaye kare. Lazaro ati dogiteri uri hejuru y'abadogiteri, mwibagiwe ko yari ari hano. Bati none se kurembye? Lazaro ati nubwo ndembye, hari umugabo twahanye igihango, hari umugabo twagiranye ubushuti, kandi inshuro zose namubonye ntabwo yigeze yirengagiza inshuti ze. Babona atangiye kuremba, abaturanyi bati ntimureba? Yesu ndaherutse hano abigishwa kuba uburwayi batasize babukuyeho burundu. Ndashimira Yesu, arareka abantu bakavuga, ahaguruka aje gutesha agaciro ay'abantu bavuze. Ntabwo Yesu aza mbere y'urusaku, arareka urusaku rugatambu. Kubera iki? Abazi ko ntacyo urusaku rugutwara, abari hejuru y'urusaku ngo aruteshe agaciro. Abanyumvise mutere haleluya. Abaturanyi bati ko turi kubona Lazaro arembye. Bashiki be bati nubwo yaremba, dufite inshuti nziza yitwa Yesu. Abaturanyi bati ko aheruka hano ari kurya ubugari, ubu ntabwo yamenye ko mwarwaje. Ba Marita bati nubwo atari hano ariko ari kubikoraho. Ikimenyetso, ntabwo tuzaba uko mushaka, ahubwo tuzaba uko we ashaka. Bagiye kubona babona Lazaro atangiye kuremba, ko Yesu yari yashizemo kode. Uwo mwicaranye munkoreye mu kiganza umumbwire ngo Yesu afite uko abigenza. Babona Lazaro ararembye kandi baracumbikiye Yesu. Ba Marita batariko ari kwinira yaremba, mwatuma kuri Yesu. Bareba abantu bazi kwihuta, bati mugende mumubwire ngo ibyarima byihorere. Uwakunda, shaka kugira ngo usome aka kajambo, uwakunda, uwo igihe cyose uzi kuzakenera Imana, b'inshuti y'Imana mbere y'ibibazo. Abantu ko batanyumvise, urwego rwose uriho, urwo uzageraho, nta rwego wageraho ku buryo utakenera Imana. Lazaro ararembye, ariko batumye kuri Yesu, barabwira intumwa ngo mugende mumubwire uwakunda, wa wundi wimutse ku buriri
Yesu akaharyama. Wa wundi wahagaze mu cyuho Yesu bari kumutera amabuye, wa wundi warwaniriye Yesu yarwaye. Intumwa zigenda ziruka naho Yesu ari. Babwira Yesu bati buretse guhumura impumyi. Yesu ati ubwo ni igiki cyambuza guhumura impumyi? Abo ba Mariya batumye bati umva uko ba Mariya na Marita badutumye ndetse na Lazaro. Baravuze ngo uwukunda ararwaye. Ibyo urimo bireke utabara uwukunda. Uzi ijambo Yesu yabasubije ntabwo akangwa n'urusaku, kuko we abazi icyo agomba gukora, ntabwo akora ahubutse. Reka nkubwire, ibyo ataragukorera azabikora. Kabiri, ibyo ataraguha arabigutwaje. Ubanza abantu basinziriye cyangwa hari muri gufashwa muri silence, nimushake muvibure nta kibazo. Ibyo ataraguha Yesu azi imibare. Ibyo ataraguha arabigutwaje. Nawe reba ibizagutunga mu myaka 90, ubu byose abizanya akabiguha, stoke wayikurahe? Ibyo ataraguha arabigutwaje. Ibyo atarakora azabikora, kuko ntabwo tugishidikanya. Natwe ubwacu turi ibihamya. Uko tumeze uku biraruta uko twahoze. Hari abantu nka 5 bibutse ko uko bameze uyu munsi bitandukanye nuko bahoze, ngo bahaguruke batere haleluya. Imana imaze kumpa imodoka, ubagiye kuvuga ngo nongeye kuvuga iby'amamodoka. Ubwo bamwe bagiye kuvuga ngo kwisi by'amamodoka, ariko se uwakugeza aho mvuka akakwereka ikigo nizeho, akakwereka nakoze ubukwe, akakwereka ndi kugurisha matera natwaye nashingiwe, inzara iri kuturya turi kuburara, akakwereka ukuntu umugabo wanjye yirirwa agakura amakoro, akakwereka Nyirapasika ndi kubunza inkwi, ndi gucuruza inkwi. Uyu munsi akakwereka Nyirapasika ufite kontake uri kuza mu ivugabutumwa yitwaye, akakwereka Nyirapasika wicaye mu iduka yakira amafaranga, akakwereka Nyirapasika wicaye mu mujyi wa Kigali. Hari igihe tubivuga abantu bakabibona nk'ibisanzwe, ariko ntabwo bisanzwe, ntabwo bisanzwe. Wowe ubifata nk'ibyoroshe, ariko nge ndabizi birakomeye. Nakoze ubukwe, umuntu yongoreye undi, aramubwira ngo uyu ntabwo tumushingiye ahubwo turamushinguye. Reba umugore mwiza nkanjye. So il ne fait pas
eyes on ties. We yarebaga nyirapasika w'ico gihe, Imana imuhisha nyirapasika wa none. Reba nyirapasika wirirwa gaca inshuro, iyo mbivuze iwacu bafashwa kuruta mwe. Iyo ndi kubwiriza iwacu bindyohera kuruta uko naba ndi i Kigali. Mwebwe mumbonye nkunditse. Fite uko bigenza, fite ukuntu bikora, Mana ufite ukuntu bigenza bikemera. Ufite uko bigenza, ufite ukuntu bikora, Mana ufite ukuntu bigenza bikemera. Amasharihe turambara tukaberwa, sinzi uko wabigenje, tambara neza cyane, Mana ufite ukuntu bigenza bikemera. Amasharihe urekera kubikubwira. Hari abantu usanga banditse komanteri ngo ibyo bintu by'amamodoka. Nshuti yanjye, Imana yambwiraga imodoka, iwacu nta muntu wari waratunze n'igare. Bamaze kumpa imodoka, kubera ko nta perime, hari umuntu w'umupapa yigeze ambwira kera, arambwira tumva ubwirije neza, ndagukunze, ngiye kukwishurira wiga imodoka ubone perime. Ndamwitegereza, ntabwo ariko nubwo utakwerekwa nta nubwo urota. Uwo mupapa n'uwi Musanze akanyigisha ukuntu barisha ifurusheti. Ntabwo nakwishinga wowe, iwacu twe byari bikomeye uretse ubuntu bw'Imana. Aranyinginga ndabyanga. Noneho rero bamaze kumpa imodoka, nanjye mba nshatse umushoferi, bamwigizeho umuntu ukaze. Nabwiye ni shoferi, ntiturajyana iwacu, mpita mvuga ikinyakigali, ntiturajyana iwacu, ni hanyuma njye gusura mama. Umushoferi ati nta kibazo. Naho umutipe yatekereje kunsigayo. Kandi ubwo nari nabwiye umutware ko ndagaruka, ko ntarararayo. Umva nyine najanye imodoka yanjye, nari nabwiye umutware nti sheri, tishu. Ariko rero mwari munankumbuye. Dawugani ubu rero ngiye kwa mama ariko ndabanguka. Ati nta kibazo. Turagiye tugeze kwa mama, umushoferi ati maze rero ubu mpaye agahusha simbukire mu rugo gato, ubundi nugera igihe cyo guhaguruka umpamagare ndahita nza. Amaze kuva hamwe nanjye, telefone ahita ayigira kompozi.
shatse gutaha ndahamagara ni nimero kompozi bindi ntabwo nzi kubivuga. Saa 10 ziragera, saa 11, saa 12 ngiye ko nambona nyoherereje message ngo ihangane ndarushe tuzagenda ejo. Kubyakira byarangoye ko nari nabwiye umugabo ko ndataha, kumubwira ngo ntabwo tukije birangora, numva ndababaye. Mbwira Imana ngo Mana wampaye imodoka ntabwo wananirwa gutanga perime. Nzi imikorere yawe ntabwo ngushidikanyaho. Wowe watanze imodoka utitaye aho mvuka, utitaye ku magambo bavuze, ntabwo wananirwa gutanga perime. Pita numva ijwi ry'Imana rambwira ngo mwana wa, ibyo nakoze nibyo byari bikomeye, ibisigaye biroroshe. Mpamagara musaza wanjye avi Musanze ansanga Nyabihu, arantwara anzana i Kigali, ararara mu gitondo aratega arataha. Numva ndababaye, nahise ngenda njya kwiga. Muri ico gitondo kuwa mbere ibyumweru 2 provisoire mba ndayibonye. Pita nandikisha gukorera perime bakozi b'Imana. Ntabwo mwabonye ko naje? Ibyo itaraguha irabigutwaje. Aba bantu ko batari gufashwa ndabagira nte? Ibyo itari yaguha irabigutwaje. Ntabwo tugishidikanya, Yesu twamenyanye nawe amateka agenda ahinduka tubibona. Ni umugabo mwiza atandukanye n'abandi bose wahuye nabo. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu abwira intumwa, harazibwira ngo mugende mubabwire ngo iyo ndwara yabahagarikishije umutima ntabwo ari yo kumwica. Kubera iki? Azi password niyo gutuma Imana ihimbazwa kandi n'umwana w'Imana agahimbazwa. Abo batumye baje bari kwiruka babwira ba Marita bati nubwo Lazaro ari gukorora cyane, Yesu avuze ko iyo ndwara atari yo kumwica. Ba Marita babona Lazaro atangiye kurerembura amaso. Abaturanyi bati muri kubona atagiye gupfa? Ba Marita bati Yesu yavuze ko iyo ndwara atari yo kumwica. Reka ngo hanurire ubuhanuzi bukomeye. Kuba waravuganye n'Imana ntabwo bikuyeho ko wageragezwa. Icyiza cyo kuvugana n'Imana, twe no ku munsi mubi turakomera. Imana ivuga bike ariko ikora byinshi. Hari n'ibyo itakubwiye ishoboye gukora. Si umuranyumvise koko? Itandukanye abantu bavuga byinshi bagakora bike, ariko Imana yacu ivuga bike igakora byinshi. Iri gutuma Mose nta magambo menshi Imana yagize. Yaramubwiye ngo numvise kuniha no gutaka narabyumvise, none manuwe no kubaruhura ngo mbajyane mu gihugu cy'amata n'ubuki. Mose yumva amata yumva n'ubuki, aravuga ati ibi byo niterebye. Araza abwira Abisirayeli ati hagira uwongera gutaka. Imana yumvise gutaka. Abisirayeli bati naho kuniha. Mose ati nabyo nari mbyibagiwe, nabyo yarabimbwiye. Mose ati ahubwo mureke nyarukire kwa Farawo mubwize ukuri. Mose agera kwa Farawo atumva muze. Bari baziranye kuko muribuka ko Mose yakuriye mu mushahara wo kwa Farawo.
ntimuzi ko umukobwa wa Farawo hari wamutoraguye mu mazi se? Mose yize garidiyene mu mafaranga yo kwa Farawo. Ko mana we, nta usenga kina kandi ukandagira usenga, ntabwo wajya unyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga n'imibereho. Mose atumva muze, noneho sinje kugusaba amafaranga, ahubwo nje ndi intumwa, ndiho yantumye. Mose ati Farawo ati ceceka. Mose ati wareka kuncecekesha, Uwiteka yantumye. Farawo ati ceceka. Mose ati ngubwire ikindi, Imana ishoboye ndafashijwe, irambwiye ngo rekura Abisiraheli. Farawo ati nubwo wapfa ukazuka ibyo ntibyashoboka. Mose aturansuzuguye. Mose yari yagendanye inkoni cyane ko Imana yari yabanje kumuha ibyo arakoresha. Iyo utari amaramasa ntuzatinya icyo ari cyo cyose, upfa kuba witwaje ibimenyetso. Haleluya! Mose abajugunye inkoni hasi ati Farawo agiye ko nabona ibaye inzoka. Mose ati buretse kugira ubwoba. Mose arambura ukuboko, inzoka ihinduka inkoni. Mose arongera ajugunya hasi, ibibaye inzoka. Arambura ukuboko ati muze wigira ubwoba. Farawo ati mu byantitiza ibi ntibirimo. Burasi bushatse kuvuga ko ari byo byantera ubwoba. Mose ati subonye ko byoroshe. Farawo ati hano mu gikari mfite abakonikoni bakora ibyo, kandi ndabizi neza ko wiganye nabo. Niba bampamagarire ubundi ibi byuri kwikoresha ngo ni Imana yagutumye. Reka nkubwire, Farawo afite ibijya gusa n'ibyo dufite. Aba bantu baranyumvise, ariko twebwe dufite original, Farawo afite pirate. Mose aravuga ati ntacyo bahamagare, abo bakonikoni bawe twariganye mu ishuri ndabazi. Farawo yagiraga abakonikoni babiri, uwitwa Yani n'uwitwa Yamburi. Umva icyiza cyo kwiga Bibiliya. Perutse kudefanta ajya ngo nuko Trisco l'ont pris d'entre Vendaille. Graduation. Surumva ntabivuze neza kugara. Farawo ahamagara ati Yani, Yambu, mwihute. Barazana amafiyeri menshi bafite n'inkoni, bati muze ni ibiki? Farawo ati ntimwiganye na Mose? Bati twariganye. Haya ninde wabaguwa mbere? Ati Mose nane waturushaga. Ngaho rero dore yizanishijwe inkoni. Mwebwe nta nkoni mufite? Bati turazifite. Mose ahita afata ya nkoni ajugunya hasi, ihinduka inzoka. Bayani bati yo mo n'ubuhanga utuziho, ibi nibyo uri kubona bitunaniye? Reka nkubwire, Imana yacu irihagije, iruta ibigirwa. Bayani baterera udukoni twabo hasi, nazo ziba zihindutse inzoka. Mose atekateka ndashwanyaguza ndamenagura ndubika ndaritagura ndamenagura. Fire! Abona inzoka zose ziri kwizengurutse. Mose
Trelobretone Saivenidrai. Atangiye kuyoberwa ibyari byo. Ico nkundira Imana, ibyo udasobanukiwe iyo uyemereye irabigusobanurira. Urareba ukabona muri karitsiye ibyo Imana yakubwiye abaturanyi barabifite, ariko reka nkubwire ibyo wowe udasobanukiwe Imana iraje kubisobanura. Ni Imana idakorera mu kavuyo, buri wese ifite ibyo yamugeneye. Humura, komera, wicika intege, Imana ifite ubundi buryo. Wankorera mu kiganza mugenzi wawe ukamubwira ngo humura, Imana ifite ubundi buryo. Hanyuma Mose agiye kubona, abona ya nzoka yavuye mu nkoni ye irahagurutse, irahagarara. Icya kabiri, abona irunamye, itangiye gutoragura twa tuyoka. Farawo ati yambure, ibi mwarabyize mu ishuri? Reka nkubwire, Imana yacu ni inyabwenge. Reka mbivuge neza, Imana yacu ni inyabwenge. Iyo izagukoresha inyurira mu byuzi. Aba bantu baranyumvisera. Ilehodere, ntabwo Imana ikubaza icyo udafite, irashaka ngo icyo ufite uyemerere igihereho ikora ibyayo. Imana ni umuhanga. Mose yari yarize mu ishuri ry'abakonikoni. Buriya Imana iyo igiye kugukoresha inyurira mu byuzi, mu byo wize. Abahanga bavuga ko Aburahamu, impamvu Imana yamubwiye ngo sohoka ubare ziriya nyenyeri n'urubyaro rwawe niko ruzangana, Aburahamu nuko yari yarize geographe. Bivuze neza? Manza ntabivuze neza ntabwo mufashijwe. Imana yabwiye Gideyoni ngo genda uko imbaraga zawe. Ntabwo Imana ikubaza icyo udafite, irashaka ngo amaboko yaguhaye ariyo yifashisha uyikorere. Haleluya! Amaguru yaguhaye abandi bafite insimburangingo, irashaka ko ayo maguru aza hano agasirimbira Imana. Haleluya! Irangije, ya nzoka ya Mose itoragura twa tuyoka. Bayambure batiratumize. Mose nibwo yarambuye ukuboko. Haleluya! Ya nzoka ihita ihinduka inkoni. Yahindutse inkoni itaracira twa tuyoka. Muranyumvise? Uzi impamvu abarozi batagufiteho ububasha? Ibyo bakagombye gukoresha uri kubigendana mu by'Imana yavuganye nawe. Icyo Imana yavuze kiruta cyane ibyo abarozi bakora, kuko icyo Imana yavuze kimira iby'abarozi, ariko abarozi ntibamira iby'Imana yavuze. Komera Imana amashyi. Niyo mpamvu bagutega bagasanga Imana yamaze gutegura. Ni ukubera iki? Isezerano ugendana rinira imigambi y'ishakura abadayimoni bagambiriye kukugiraho. Haleluya! Mose, reka nkubwire akantu gakomeye. Iyo Farawo agira ubwenge, yari kwaka Mose iriya nkoni, ariko ntiyigeze ayimwaka. Mose yarakomeje arayigendana. Satani yigutera ubwoba, iby'Imana yavuganye nawe uri kubigendana. Iyakurokoye rwa rupfu n'ibiri imbere izabikurokora.
bageze ku nyanja. Mose yakoresheje iki? Ni amaguru yabikoze. Yarambuye inkoni. Amazi sur les pailles d'entrifocaine. Est-ce qu'il est là même? Abonye inkoni acikamo kabiri. Ayo ruguru abwira ayo hepfo atumva tube dutandukanye nyir'ibiremwa aravuze. Haleluya. Reba hano. Mwarambiwe? Muri gufashwa? Python trizemine. Shaka kukubwira ngo komera. Imana yacu ntitinda. Ibiri guhambira ibyije kugukorera. Babona Lazaro ararembye birangira Lazaro apfuye. Abazi kuvuga n'ikiragi cyakoze geste. Baravuga batumva ntiyabeshe. Hari abantu bagushwa n'ubusa rero, hari banyamugushwa n'akadodo dutunze. Bamwe baratangira bati hajya Yesu yari yavuze ngo iki? Andi bati yari yavuze ngo iyo ndwara si yo kumwica. None ko apfuye. Banyamugushwa n'akadodo batumva rero. Ngiye munzanire Primus n'inkwere. Ko Yesu we yabeshe. Undatumva we nari narihanye suruduwiri. Muyinzanire nyinkwe na Yesu yabeshe. Hari abantu bagushwa n'ubusa. Insengero se ko zifunzwe Yesu atabizi. We tugomba kwikorera ibyaha. Mbese aheruka guterana zitarafungwa. Iyo bamwimye mikrofone ubwo biba birangiye ahita comokoka. Abantu batangira ko bati ntabwo twari tuzi ko Yesu ari umubeshi, ariko mpagaze hano ku ruhimbi ndi umugabo wo guhamya ko Yesu atabesha. Haleluya. Ahubwo batumva rero uko umuco w'Abayuda umeze ntabwo turahita dushingura. Reka dusibire. Barasibira umunsi wa mbere babona Lazaro nta kuzuka. Umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu. Ku munsi wa kane batumva rero Yesu yarabeshe biragaragaye. Marita muracamwizera? Ba Marita bati twebwe twabanye nawe turamuzi. Ntitwamwumviye mu rusaku no mu rugo twatahanye nawe. Haleluya. Ba Marita bati nuko adahari turamuzi ashoboye gukora. Aherutse gukora muri 2020 tubona ineza ye. Aherutse gukora 2010 ngo bakurura imirimo n'ibitanga basanga Yesu nta cyamunanira. Tetrozone. Ariko mana we burije ariko reka mpanure nukuri kw'Imana haguruka mbonye inyenyeri mu ruhanga. Ariko buretse gukoma amashi wareka guceza mbere y'umuzika. Mbona ibiganza bibi biri kuyorosa ngo itagaragara. Nderetswe pe. Nderetswe. Mbona ibyo biganza biri kuyitwikira bitagaragara ko byari ibiganza by'umwijima. Amaboko yawe gukuraho ibiganza, mbona amaboko yawe ntabwo yabishobora, ko nabonaga ari ibiganza bifite imbaraga ariko byirabura. Ngiye kubona mbona wowe ubwawe unaniwe ibyo biganza urarize. Amarira urize azamutse nyareba. Nukuri nderetswe. Mbona ibicu birahigamiye n'ibindi bintu birahigamira. Mbona amarira arazamutse. Hamanutse abagabo batatu bari barebare mu maso yabo. Narindi kureba amaso yanjye akamenagurika.
bambaye imyenda ntarabona, amaguru yabo arafunze, baraje bakandagiye imbere yawe, mbona isi iratigise. Bahise bafata bya biganza babikuyeho. Imana ishimwe ko ibyo biganza babikuyeho, inyenyeri igasigaraho. Inyenyeri yahise imurika, ngiye kubona mbona amahanga aragukingukiye. Imana irambwira ngo ninkubwire ngo ikwinjije mu gihe. Burya mbere y'igihe si cyo gihe, na nyuma y'igihe si cyo gihe. Igihe Imana yagenye nta muntu n'umwe wacita mbika. Iyi nyenyeri iramuritse, Imana irambwira ngo kuko wihanganiye aho Satani yarazi kutazihanganira, mu cyimbo cyo gutsindwa uratsinze. Uriya muntu wambaye agapira k'umukara uri wa kabiri kuri iyo ntebe ya mbere. Imana igukijije indwara sedotresse ikomeye. Nabonaga umwijima wawe uzanye ibibazo, mbona impyiko zawe zibaye ikibazo, mbona bibaye ikibazo. Numva batangiye kuvuga ngo ntabwo yavurirwa mu Rwanda. Mbona batangiye kukwakira transfer, kandi uri indembe utari guhumeka. Ngiye kubona mbona ikiganza kiraje gikoze ku mwijima, umwijima uvamwo amazi. Hari agatobore kari ku mwijima, mbona karisibye, mbona amazi agiyageye ku mpyiko. Impyiko mbona zibaye nzima. Imana irambwira, umva mubizambona, ubambwiriye ngo ibikomeye biriho mbaramburiye amaboko. Zidotwe fopere. Aya masengesho dusenze mu mwanya mbonye yambutse imipaka. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo aya masengesho mwasenze hari udusozi yikije. Niba hari ijoro riryoheye, iri joro rirandyoheye. Nyirapasika ndafashijwe. Mukomere Imana yacu amashyi. Nubona ko nibagiwe, Yesu zanyibutse. Tatuya tawe walize ubwanjye. Ami nubona ko mamashi Yesu zanyibutse. Tatuya
Munsi wa kane bati nta kundi Yesu yarabeshe biragaragaye. Bafata Lazaro baja gushingura, bashiraga mu buvumo, kandi mu ubwo buvumo hari mwindi mirambo. Baragenda barashugunyamo, bazingazinze imyenda, barangije ngo bafata igitare bakingaho ku munwa. Baravuga bati birarangiye, Yesu yaratubeshe. Reka nguhanurire abakubwiye ko byarangiye, babwire ko iby'abantu birangira, iby'Imana ntibirangira. Imana niyo tangiriro, ikaba niyo rezo. C'est très alompé. Lazaro bagira ngo birarangiye, bararira. Bashiki be bati byagenze gute? Ko Yesu tutamusonzanye, ko atigeze dutererana, byagenze gute? Musi wa gatanu, musi wa gatandatu, karindwi, ku musi w'umunani, Yesu abwira abigishwa ati tuje Betaniya. Toma ati havi. Mariko ati Yesu, ntabwo uzi amabuye bari bahagutereye? Noneho ubu rero birakomeye, wibikinisha. Lazaro bamaze kumushingura, amakuru dufite nuko barasoza n'ikiriyo. Ubwo urashaka kujyayo? Yesu atariko mureke mbabwire, umunsi ugira amasaha ngahe? Si 12. Ugenda ku manywa arasitara. Bati reka data, muze rero tugende. Bati twakubwiye ko Lazaro yapfuye, baramushinguye, bagutumyeho uvuga ko iyo ndwara atari yo kumwica. Amakuru dufite bari gusoza ikiriyo. Yesu atumva Lazaro arasinziye, muze tuje kumukangura. Ariko noneho rero bo bibwira ngo ni ibitotsi bisanzwe. Hawati oya, bari gusoza n'ikiriyo. Yesu atumva rero, ninje kuzuka, mureke mbabwire, ndabizi ko Lazaro yapfuye, ndanezerewe kuba ntari impari, ndi kumwe namwe kugira ngo namwe mwizere, nimuze tujyane. Urumva bari bizeye n'ibitangaza Yesu yakoreraga muri bo, n'impumyi Yesu yahumuraga. Yesu ati muze tugende, namwe mwizere. Baraje ngo bahinguke i Betaniya. Abari gusoza ikiriyo bati muturebere, uriya ninde? Bandi bati ko turi kubona ari ya kipe, ya timu babandi bagenda ari 13. Bandi bati ni Yesu se n'ababigishwa be? Igihe bagishidikanya, Marita ngo aba yabyumvise, ava mu bantu. Dushingiye ku mateka dufitanye na Yesu, ntidukwiye kuba nk'uko abandi babayeho. Muranyumvise? Ukwiye kwigobotora agahinda, ukamenya ko wiringiye akiza agahinda. Marita ngo arabiyaka, aragenda asanganira Yesu, aramubwira ngo Yesu iyuba hano. Bandi batumva utangiye kumukuraho icyaha se. Marita ati Yesu, ndabizi nta cyahugira, kuko n'abanyabyaha warabababariye. I don't speak for that. Iyo bemeye ibyaha urabababarira, nta cyahugira Yesu. Iyuba hano, ntabwo nakurenganya. Urumva umukristo ukuze? Yesu, nubwo twapfushije sinakurenganya. Iyuba hano, Lazaro ntabwo aba yapfuye, kuko cyagihe uri hano amakuba yaraza kugacirana nayo. Ingorane nuko utaruhari. Mu yandi magambo, we yarakuyeho Yesu icyaha.
mu bapagani uje urababwira ngo ibyo atari yakora azabikora. Saduraka, Meshake na Abedenego babwiye umwami Nebukadinezari, baramubwira ngo umva, nubwo uyu mwanya itadukiza yigeze dutabara, ntukwiye kubonera Imana none gusa, ukwiye kwibuka n'ibyejo yakoze. Wireba ku byo itari yakora hagacira ibyo yakoze. Ibyo yakoze biraruta cyane ibyo itari yakora. Uyu mwuka uhumeka ntabwo wawugura ngo bishoboke. Satani bikubwira ngo ugiye gukorwa n'isoni. Niba Satani atashobora kuguha umwuka, arakongorera ngo uzakorwa n'isoni gute? Mubwire ngo toka, ibyo Imana itari yakora izabikora. Muvuge ngo amen. Perutse kubwira abantu, ndababwira ngo Satani nakubwira ngo uzasebera mu mujyi wa Kigali, uzamubwire ngo Satani ceceka, no mu cyaro nta pura yawe nabonye. Siko mutanyumvise. Nakubwira ngo urambara ubusa, uzamubwire ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Ariko iconzi cyo, nubwo mwisi ntabona ibirenze, mwijuru hari amakamba y'abantu bihanganye. Satani nakubwira ngo urakodesheje, uzamubwira ngo ceceka Satani. No kuba ntarara mu kiraro n'ubuntu bw'Imana, kuba ntarara ku gasozi, kuba mbona ikode n'ubuntu bw'Imana. Nurangiza umubwire ngo kwa data hari amazu menshi. Mukomere Imana yacu amashi. Marita abwira Yesu ati rata yuba hano. Yesu abwira Marita ati Marita we, to the scale for the dry, si le shaido kifos humura, ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Marita abwira Yesu ati Yesu, ndabizi ko umusaza wacu azazuka, ariko ubuho icakora ndabizi neza ko ico usabye Imana yakiguha. Umva aracafite Yesu icyizere, nubwo yahuye n'amakuba, nubwo ibyago byamuzengurutse, nubwo abaturanyi bari kumuca intege, ariko aracyafite kwizera. Marita ngo arirukanka aja kubwira Mariya ati ntiwongere kurira. Mariya ati kubera iki? Marita ati umuhoza araje, uwo twacumbikiye, wa wundi twubasha abandi bamutesha agaciro. Ndikumva mfashijwe. Reba hano, Marita abwira Mariya ngo wa wundi batesheje agaciro twebwe tukamuha agaciro, araje. Mariya ngo ahita ava mu bantu, mujye musoma Bibiliya ni igitabo kiryoshe, ngo ahita ava mu bantu yihanagura amarira, ati sindongera kurira. Umuhoza araje, ngo araza yikubita imbere Yesu ati Yesu we, nawe asubira mu ijambo Marita yavuze ati iyo uba hano musaza wacu ntabwo aba yapfuye. Yesu abwira Mariya ati Mariya we, nukuri zeri, urabona ubwiza bw'Imana, ahubwo munyereka aho bamushize. Marita tumva rero Yesu, twikwirirwa turakurusha, uyu ni umunsi wa 8 ari kunuka, kandi abahanga bavuga ko uyu muntu amaze iminsi nk'iyo ngiyo aba yasandaye. Ariko reka nkubwire, ibyo ni iby'abantu bavuga, hagacira iby'Imana yavuze. Biragaragara nk'ibyanutse, ariko ntibibujije Imana gukora. Ndikumva mfashijwe. Unamuka wumvira ijambo, biragaragara nk'ibyanutse, ariko ntibibujije Imana gukora. Ni Imana ikora ibirenze ibyo dutekereza, izi gukora cyane ibiruta ibyo dusaba. Tobesha Yvonne, Yesu ngo bamwerekeza aho bashize Lazaro. Abantu bose batumva, ubundi si ntagiye kumwara. Reba hano nkubwire, ntabwo amwara kuko akizi kimwaro, ntabwo aseba. Natwe ubwacu turinda guseba. Ibyo kugusebya uturanye nabyo, ariko wowe wiringiye abirusha imbaraga. Mukomera amashi. Bamugejeje hafi yaho bashize Lazaro, ngo asuhuza umutima. Abantu bati ntimureba
ntibimunaniye atangiye kurira. Bamwe ngo barongorerana batari ko uyu kasanzwe ahumura impumyi kubera ko atabujije uyu gupfa. Ntabwo yari kubuza Lazaro gupfa kuko yari azi ko aramuzura. Uzi ko munaniwe kadusoza. Ntabwo yari kubuza Lazaro gupfa kuko yari azi ko aramuzura. Ikibazo ufite uyu munsi ntabwo kibujije Imana gukora. Imana izi ko uri mu kibazo. Impamvu c'est le retritopé la ident. Ubona icecetse irabanza kugira ngo ikibazo kigaragare n'abantu bose babibone, igutabara ubona bagufasha gushima. Niba hari ikintu kiryoha ni ukubyinana intsinzi n'umwanzi. Aba bantu ko batanyumvise, niba hari ikintu kiryoha ni ukubyinana intsinzi n'umwanzi. Abantu bizeye ko bazabyinana intsinzi n'umwanzi aribo gusa bahaguruka batere haleluya. Yesu we tasopelas. Hanyuma icyantangaje, Yesu yaragiye apfukama imbere y'igituro avuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo data ngushimiye kunyumvise. Urumva umuhanga mu gusenga, uwo muri kumwe munkore mu kiganza umumbwire ngo arega ubundi Yesu akozwe mu isengesho. Hanyuma aravuga ngo nsanzwe ngewe nzi kunyumva, ahubwo mbikorera aba bantu bangose, babandi bibagiwe ineza yawe, babandi wagiriye neza bakabisigaho, nibo batumye nongera kuzamura isengesho. Ariko ngewe nsanzwe nzi ko unyumva. Ako kanya Yesu aravuga tumva we abashizeho igitare nibagikureho. Ba Marita bati bari uri kubona basubiye kugwagwa bari bararuvuyeho. Bari abasigaye bicara mu nteko z'abaneguranyi kandi bari barabivuyeho. Ngaba ari abashizeho igitare, ngabo bashizeho igitare. Yesu ati nibareke ibyo barimo bakureho igitare. Kampanura ubuhanuzi bukomeye. Ibyo Yesu atashizeho ntabwo ari uzabikuraho, ahubwo azategeka ababishizeho kubikuraho. Komera Imana yacu amashi. Sinarinzi ko wangirira neza ucya murekeraho. Hanyuma Yesu umva ikintu ciza yakoze. Yaravuze ngo raza inde muri benshi azi izina ryawe. Ntabwo Yesu akangwa n'umubare wabo muri kumwe, azi izina ryawe. Kabiri arazirikana imirimo myiza ukora. Wowe ugira ngo birangiriyeho, ariko Yesu arabizirikana. Kwa kundi usirimba hano, kwa kundi utanga icacumi, kwa kundi wiyiriza ubusa, Yesu arabizirikana. Imfubyi ufasha Yesu arazizirikana. Haleluya. Hanyuma Yesu ngo aravuga ngo raza. Bagiye kumva bumva Lazaro ngo karame. Yitabye karame yageze imbere ya Yesu. Haleluya. Agihambiriye, wareba hano nkaguhanurira, akigize gute? Akigize gute? Yesu ahita avuga tumva we ngaho ni mu muhambure mugire vuba. Bahambura Lazaro. Abari barasubiye inyuma ngo Yesu arabesha, bamwikubise imbere bati Yesu twakumvise nabi, ubu nibwo tukubonye neza. Bakuvuze nabi, ubu noneho turakwiboneye imbone nkubone. Urashoboye ntabwo tukibishidikanyaho. Kagaciro bamwimye bahise bakamuha, kwa kumushidikanyaho bahise bamenya imikorere ye. Bahita bajugunya ibyo bari bafite hasi bati ibi nta mumaro bifite. Bati Yesu twamenye ko ari wowe mukiza, twamenye ko zirikana. Abaguteye amabuye twebwe ntabwo twabikora. I Betaniya tuguhaye icubahiro. Haleluya.
umugabo umwe ati Yesu, umugore wanje ashinguwe muri ubu buvumo, ko bamushinguye utari waza, nkaba ngize amahirwe ukabuje. Reba hano dusoze, nkaba ngize amahirwe ukaba uhageze, wanyemerera ubu noneho ndakwiboneye ukamunzurira? Yesu ati umugore wawe ntari we wanzanye, nazanywe n'inshuti yanjye Lazaro. Utwana tuti Yesu, sogokuru na sogokuruza na mama wacu na nyirasenge wa mama wacu na nyina wa mama wacu bose barumu, babashinguye utari waza, kuko bashidikanyaga imbaraga zawe, ariko tubirebesheje amaso. Watwemerera nabo ukabazura? Yesu ati nazanywe n'inshuti yanjye Lazaro. Reba hano, iyo uzakenera Yesu umugira inshuti imbere. Amakuba ariho, ibitugose bibi birahari, ariko Yesu twiringiye byose abirusha amaboko. Nubwo yatinda aba ari gukora, kandi arazirikana. Ni umugabo mwiza. Yesu ashimwe. Nta mbaraga, nta bwenge bwakugeza aho utekereza kuzagera, ariko Yesu twiringiye azakugeza aho udatekereza. Haleluya. Imbaraga zose zakwitambika ntabwo zirusha imbaraga z'Imana yacu. Ubwenge bwose bwakwigirizaho nkana ntiburuta ubwenge bw'Imana yacu. Munyemerere dushingiye ko ari umugabo w'intwari, tumubwire ngo twakuvaho tukajya hehandi. Tumubwire ngo abagutera amabuye ni abatazi imirimo yawe, twebwe tuzi imikorere yawe. Aho bakuvuga nabi, twe tuzahagarara tukuvuge neza. Aho bakwambuye icubahiro, twe tuzaguhesha icubahiro. Nyirapasika abandi bavuga butumwa bakojeje Imana isoni, nge nzahagarara mpesha Imana yacu icubahiro. Abagore bagenzi banjye bari mu iteraniro, Imana ntikabura impundu kandi duhari. Abagabo bari mu iteraniro, Imana ntikabura icubahiro kandi muhari.